Chateau Marara. Chateau Marara yongeye kugaruka mu isura nshya kandi nziza isa neza, aho umukinnyi wa filime w'inararibonye Bahavu Janet Usanase yizihirije isabukuru y'amavuko mu birori byihariye byabereye muri Chateau Marara, ari kumwe n'umugabo we Frere Ndayirukiye n'umwana wabo. Ibirori byabaye kuwa kane tariki 17 Nyakanga 2025, mu gihe uyu muryango ugiye kumara iminsi 4 muri iyi nyubako izwiho kwakira neza abashaka kuruhuka no kwizihiza ibihe byihariye. Frere yabwiye Inyarwanda ko bageze kuri Chateau Marara kuwa gatatu, aho bateganyaga kuhaguma kugeza kuwa gatandatu tariki 19 Nyakanga 2025. Yavuze ati twakiriwe neza, serivisi zari ku rwego rwo hejuru, ibiryo bitetse neza, isuku irangwa hose, mbese ntacyo twabashinja, ahubwo turashimira uko batwakiriye. Atangaje ibi nyuma y'uko muri Kamena 2025 Chateau Marara yari yavuzweho byinshi bitari byiza nyuma y'ubukwe bwa Bonete Uwera na Musemakweli bwahabereye. Bamwe bagashinja iyi nyubako serivisi zitanoze ndetse n'ibiciro biri hejuru. Frere yavuze ko bishyuye hejuru y'amadolari 220 ku cyumba kimwe ku ijoro. Mu ijambo ryuje amarangamutima, Bahavu yavuze ko ashimira Imana kuba yageze kuri iyi myaka ari kumwe n'umugabo we n'umwana wabo. Aragira ati ndashima Imana cyane ko iyi sabukuru ntari jyenyine, yampaye umugabo mwiza, yampaye umukobwa mwiza, ariko ikiruta byose ni uko twagize umugisha wo kuyimenya, tukamenya ko tutaje ku isi by'impanuka, ahubwo ko tugamije kuba abahamya b'imirimo yayo. Yashimiye by'umwihariko abantu bose bamubaye hafi kuva yatangaza ko agiye kurushinga kugeza ubu, aho akomeje urugendo rwe rwa sinema binyuze muri filime nka Imanga, Bad Choice n'izindi. Mu mashusho yashyizwe kuri YouTube, umugabo we Frere yamugaragarije urukundo, anavuga ko amwitegereza nk'umwamikazi. Yagize ati wambaye neza kandi urasa neza, reka mbikubwire mbere y'abandi. Frere yagarutse ku buryo ubuzima bwe bwahindutse nyuma yo guhura na Bahavu, avuga ko ari we wamwigishije byinshi birimo no kwizihiza isabukuru, ibintu atari asanzwe akora. Ati keke ya mbere nakase mu buzima bwanjye niyo nahawe n'umugore wanjye. Ibyo byabaye hafi muri 2016. Uwo munsi naratunguwe, numva ko hari byinshi ntari nzi mu buzima. Kugira umugore mwiza uzi ibigezweho ni ishema rikomeye. Yasoje asabira umugisha abakiri ingaragu, abasaba kutarambirwa gushaka urukundo rw'ukuri. Ati nasanze urukundo atari amagambo gusa, umugore wanjye niwe nigiyeho ibi byose, warakoze cyane. Ibirori byaranzwe n'amarangamutima y'ibyishimo no gushimira Imana. Bahavu n'umugabo we bifotoje amafoto yihariye muri iyi nyubako izwiho kurimbisha amafoto y'urwibutso rw'abantu bari mu bihe byihariye. Uyu munsi w'isabukuru waranzwe n'umunezero udasanzwe ku muryango wa Bahavu, ku buryo byabaye umwanya wo kongera gusubiza amaso inyuma, bibuka uko urugendo rwabo rw'urukundo rwatangiye n'uko rwabagejeje ku rwego bariho uyu munsi. Rero biragaragara, ni amafoto asa neza, amafoto akeye, aho rwose ubona iyi nyubako iri ahantu heza cyane, kandi ikaba ifite isuku nziza cyane. So rero ni ibintu bitangaje ugereranyije n'amafoto batweretse mbere, arimo imyanda, amafoto ubona yari arimo ibintu bitari byiza, amafoto ibiryo ubona bashimye amafunguro, bashimye buri kintu cyose, bashimye ibyiza byaho, kandi no mu mafoto namwe murabibona ko ari ahantu heza cyane, ari inyubako nziza, ari ahantu bafite isuku, ahantu hameze nk'ahangaha ntago biriya biryo twarabibonye, ndavuga ese nkanjye narabibonye, ndavuga se aha hantu ni wa mugani ni hoteli. Sinzi wavuze ngo ntago bafite abashefu,
so uretse ko biri mu nkiko, reka twere kubivugaho cyane, twifuriza isabukuru nziza cyane uyu muryango, twifuriza kurambana, tuwifuriza ibyiza kugira ngo Imana ibakomeze, Imana ibagirire neza, ndetse n'iyi hoteli Imana ikomeze kubaha umugisha kubera imikorere yabo tubona ari myiza, natwe tuzajyayo. Ciao.